Ndi Papa Sava. Ibyo ni ibyahungutse hariya byose se wumve ngo ntabwo ndakubura reba hariya hose ukuntu hageze ariko byarumwe nawe ugiye kunyanduriza aho nari ese aha wari wahageze cyangwa ndimo kugufasha gira ugenda ukuramo n'uto ugenda ubikuramo byose ubimaremo wumve ngo umuyaga si umuyaga ariko ni byiza ukuhakorera isuku noneho twarangiza tugashaka uburyo kuhira noneho tubaga twanjye nari nateye twose tumwe nawe ntabwo hari umuntu wagenda ajya twuhirira ngo abyumve manu se ko abajagaraye gukora udutunganya hari ibyo udakuyemo hariya gusize urabona utabisizeho hariya ndaje ibyo ndabikora rimwe ndangije hano reka mbizanire n'ibyo reka nzamuzanire igitebo ubundi reka ngwino umfashe ngwino umfashe kasozi ngeze ninde wakubwiye ko nshinzwe gukubura iri kubonye mpenye muravuga uti birasukira ndabona nta gitebo gihari urabishyira muri uyu mufuka rero turere ubu se ninde ukubwiye kuntemera umwembe none Pasava wayo mwembe ko wari warebaga hano mu bisheke gusa urumva nawe kubigenza ariko se nk'ibyo bintu uba urimo gukora uba wumva birimo ubwenge wowe wowe ugiye gutema umwembe utemye umwembe utemye ubu nibura hari imvura irimo kugwa ngo nibura uvuge uti urahita ushibuka ubu saha nta mbuto zari buzereho urabona aho ngaho kuri burujo hejuru hatameze neza nese wari kuzera utambitse mu bisheke mo hariya no mu bigori numva byari gushoboka ariko ujye ubimenya tubyumvikaneho tutazongera gupfa ubusa ntukajya ureba ukuntu iki kimeze nawe nurangiza ujya gutema ibiti by'icyatsi uzahumeka iki se uzihumeka ariko urabona iryo shami wangije uko ringana ntabwo nari nzi yuko rikenewe numvaga iyi ngiyi rwose ko yahengamye ikareba hirya iyo urekuye kota ko nakuruhiyeho gusa uraseka iki urumva wangije ibidukikije warangiza ugaseka
vana ibingi banganira nje gutura niba uramutse uhinduriramu ese uko kuba afite n'ikisaba sigaye urakozwe n'ubusa nk'abana n'ubusa icyo giti nta kamaro cyari gifite ntabwo gusobanuriye ko nta bindi ubwo ni ubusa bundakaje ngayihangana ni cyumye ubwo okay wenda wajya ugisobaho kikazashisha amahane yawe gira vuba se n'icuranze ese kuraho ibyo hejuru wintumurira ivumbi ahubwo umwiki cyayo birimo guratuma ngitokoza wakinywe kikava mu nzira kandi utangiye kurakara ni wowe unsanze ahantu ndi gukorera ngaho gira vuba rero mve mu nzira nikorera ibyo nkora aho wasubiye mu nzu ko mbona uko tumwiyenza urundebere nkamwe murajya mu kabari muta niyo myenda mwambaye ubu murajya he wowe nta turazuka ahantu dutuka mbatuka ahangaha muba muharombereje mujya aha niho ku ishuri ntabwo twabujije kugaruka mu kabari koko mwambaye iniforume mu kabari niba tunyuze ahangaha tukumva muvuga ko twumvaga papa sava acuranga twavugaga se nubwo se twanagusuhuza tubaceho tutarabasuhuje koko papa sava icyo kinyabupfura se nicyo batwigiye aya turiga kandi twiga n'ikinyabupfura nihaye byo kujya muzindukira mu kabari inzoga zababase ntabwo ari byo rwose ariko si inzoga ariko se papa sava ariko iyo utubonye utubonamo abanywi muragenzwa n'iki se babazanira amazi amazi yo turayashaka reka kwari ukubasuhuza ariko si papa sava ariko uzi ko kubera ko mama sava rero kubera ko sava atakiba hano aba kwa nyirakuru ariho yigaba ntabwo mukimenya gahunda z'abana twaruhutse mwaruhutse ubu turi mu biruhuko byatangiye bisobanuye ko mugomba kuza mu kabari mwambaye impuzankano mwagombaga kujya gukuramo iniforume wabaye wa kangahe se ndimba wabaye wa kangahe ko nabarushije ra ndimba ati yagerageza bane bose barize wabaye wa kane cyangwa warushije bane narushije bane yabaye wa 40 muri 44 wowe icyo cyo koza kwera narwaye nabaye wa 41 mwakurikiranye ni za ntoze zijya urumva tutagerageje mwagerageje pe rwose murimo neza ngo mwashakaga ikirere uzi ukuntu abana twarushije barize we bitera agahinda rwose muzi se bwa mbere ko ndimba atarapfunyitse ishuri cyagiye ariko nuko cyagiye hari igihe Margarita yari yambujije kujyayo cyagiye yambuza kujyayo yampishiye imyenda sinajyayo ngo murashaka iki nyine papa sava ubu rero dufite gahunda ntabwo tureba gutya dufite gahunda nini uyu mwaka urangiye twizamo ibintu byinshi byinshi cyane mbese papa sava urabona ibiruhuko bizamara amezi ayo atatu yose uzi igihe tugiye kumara turi mu biruhuko ariko twagize nyine tumaze kubona icyo gihe tugiye kumara duhita twiga poroje dufite poroje dufite kandi
twavuze dutereka tuhere kwa Papa Sava niwe n'ubundi Twabaye usanga n'abandi dufasha twayijyana pe. cyane cyane ko hari abantu benshi barimo kuturwanira nyine bavuga ngo dukorane iyo poroje. Papa gusa ni Sava poroje imeze iteka mutatu oya iyo poroje rero wowe uzayungukiramo none umva ko ufite ngo Oya. akabari keza uzunguka Umva uzubaka n'akandi uzahita wubaka n'akandi hano hazaba hatoye cyangwa ubake hazaba hoteli y'inyenyeri hatoye 5 hazaba hatoye ni poroje izakungura none twayize neza ku buryo twabitekerejeho tubitekerezaho turavuga duti reka tubigire twabibwiye icyakora cyo nyine nk'abantu babiri baraturwanira baranatubwira ngo barayikunda ngo nyine babe bafatanyabikorwa turabangira tubwira poroje muzanye kugira ngo natwe twumve niba hari icyo yatumarira tuyifate umva Mama Savara rwese ubu wagize ngo twebwe turakina erega ibihembwe tumaze twiga ubu twiyunguye ubwenge dufite ubumenyi buhambaye bugeze ku rwego rwo gukora amaporo nyine iyo poroje yanyu ni poroje imeze urumva ni uburyo twakorana mu mikoranire sibyo wowe ukaba umufatanyabikorwa yego twebwe tukaba abanyabikorwa akaba uri kubyumva uri kubisobanukirwa umufatanyabikorwa n'abakora ibikorwa abanyabikorwa noneho tugahuriza hamwe ukunguka nubwo ariwo uzunguka byinshi ntabwo tubyanze kubera ko hari aho udufasha niyo mpamvu poroje ari twavuze duti abandi barimo kuza baturwanira tubareke none se ko muri guca ku ruhande Papa Sava ubu rero nyine iyo poroje biragusaba gushaka ibintu by'ibyicungo biragusaba imyiteguro nawe mbega nawe biragusaba gushora kubera hazaba harimo inyungu nyinshi biragusaba gushora ushaka ibyicungo ushaka ibya baradera abana baza bakajya bidumbaguzamo ibintu by'ubupisine buto mbega twa tuntu twose abana bakunda mbega muri make poroje yacu kwiteye turashaka ko hano aha hose dukora undi mushinga iyo poroje tukajya muri ibi biruhuko tukajya tuza gukinisha abana baje ahangaha abana nyine abana bari mu biruhuko bose noneho twebwe kubera ko ni ibintu twitoje ni poroje twayize ibihembwe 3 urumva noneho tukajya twituza kubakinisha wowe ukategura tere ibikoresho twangombwa twose dukenewe twebwe tukajya tuza kubakinisha se ibyo mufite ibyo muzajya mubakinisha mwarabiteguye Papa Sava mwarabiteguye iyo poroje twayize neza cyane ahubwo murimo murabyumva ariko mwaduha akanya gatoya tukitegura tukaza tukabereka ariko Papa Sava umva nkubwiza ukuri iyo poroje umva twayize neza mugende murebe icyumba kiri hano mwitegure no muri salo nta bantu barimo ariko tutaragenda umenye ko iyo poroje ugomba ni wowe wenyine utayibwira abandi bahadutwara n'ubundi abantu barimo badushaka ni benshi nyine nimwitegure muze turebe twitegure mu sampo ngo bamaze kwibwira abantu babiri bonyine ariko ntihagire umuntu utiwe banciye mu bwoko ni ukuri ko Mama Sava poroje y'abanyeshuri bakurikiranye nk'imiswi igiye konera umupfakazi izacamo koko Sava turi gutera ibuye ibikorwa by'abantu twumve wenda wabona hari ikizavamo kivamo poroje ya ndimbati na ntuza poroje ya ndimbati na ramazani imyicungo y'abana imyicungo ngo amabaraderi ibindi avuze n'ibiki pisine nyine n'ibyo bibaraderi ni bya bintu bimeze nk'ibibase binini noneho ubwo ngubwo abana bajya bajyamo bakoga ibikino se bazajya babakinisha n'ibiki abasaza b'imvi bazakinisha abana ngo hayo data reka twumve wenda wabona ntakinze kurebara poroje ya ndimbati nara umwe ariko wumvise ko habaho uwa 40 undi wa 41 mu bana 44
none ngo bakuzaniye poroje kuvumira itararenga wenda wamugana ese wacunze wenda bitabara ukutujijisha bagiye nko kutwiba wowe wicaye hari umuntu wakwiba abana kubonye ntabwo batwiba none se yinjiye mu cyumba icyo yatwara wamugaruza ntabwo batwiba kandi mana ari hariya mana ari gukora fashane kano kajya wezara nawe ntujya wizera mana Papa Sava warabonye do udukino twiza tw'abana urabona tutitsanishije n'abana noneho rero tukazajya dukina n'abana tugakina udukino twinshi twiza kandi twose Papa Sava buri mwana akibonamo nk'urugero urumva Papa Sava wayonye bizatuma abana bakunda abana kubera ko basanzwe badukunda none bazaza ari benshi Papa Sava maze tuzatubaririmbira na twa turirimbo bye bye ngona gugu 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 bye bye ngona gugu gugu bye bye ibyo si bibiri ibyo ibikorwa byinshi noneho tukagera noneho nk'imbata twagiye mugende nk'imbara ibi abana bazabikunda imbere ndimba imbere gutya nk'imbata iyo abana bazabikunda gutya nk'imbata noneho tukongera tugakurikiza akandi karirimbo mbemera neza mbeka nyamanza keza ko mbona wishimye niki cyaguteye ngo natwe tugufashe erega niko nkora mw'abanyeshuri mwe iyo mbonye nanjye wabyumvishe ibi rero Papa Sava bizatuma abana bose baza hamwe bose nabo hirya ya karitsiye sabine hago bose bakaza ahangaha bazabwira kubera utu dukino twiza urabona uko twambaye twisanishije nabo tuza tubakinira mwene utu dukino tugenda nk'imbata harya tuzajya tugenda n'iki oya uzajya wigira amaguge oya uzaba ari wigira maguge wigira amaguge noneho nirigira amaguge abana bakunda za maguge baze bagende baza njye nanjye nigire nk'igisiga urabona rero Papa Sava urabona ko poroje yacu ni poroje irambye nziza tugiye kumara amezi arenga 3 mu biruhuko byose urumva uzaba utakiriye ikintu rero usabwa bya bintu by'ibaraderi nkuko twabikubwiye nyicungo kabihari utuntu tw'abana ariko ikintu uzirinda twarabishishoje inzoga ntabwo uzazicuruza hatazagira umuntu usinda agasindira abantu ahubwo se ndimba ahubwo ikindi kintu buriya ziriya nyama hatungi yotsa ukuntu ziba zihumura ntizatuma ababyeyi b'abana babibona nabi kandi ko zihenda babibona nabi kandi babasohoka oya n'inyama hatungi mu mureke n'icyokezo hatungi byakwica byatuma abana bashukura bagashaka burushete na za nyama ziba zihumura ahubwo urazi pasava ahubwo washaka ka kantu bashyiramo ibigori n'umunyu bigaturikagurika bikagira injogo bigakora injogo uzi ukuntu ukinjiza kandi ikindi kiza cyako buriya turiya tujugu n'utwijana baradutanga n'utwasenge oya niyo wacuruza ku ijana gusa kubera ucuruza noneho bagira gutya bagapimisha ikiko ijana bagapimisha ikiko
ejana none reba abana 50 barenga baguze si ibihumbi bingahe uziko ushobora kujya ucuruza ibiro 100 by'ibigori hanyuma ibyo bintu bibiri inzoga akabari ubwo naga oya iby'akabari byo byihoreye uyu mushinga ntabwo uhura n'inzoga kuko abana bashukurira ziriya nyama bakajya bumva bazishaka ziba zihenze erega umushinga werekeye ku bana werekeye ku bakuru se reka da n'abana none ubwo tuzadukorana dute umushinga wanyu ubundi mwawuteguye ukuntu tuzadukorana rero wowe uzajya udegura byose ibyo twagusabye umanike ibipapuro turiho ufate na za megafone urumva ibipapuro turiho amafoto yacu naho utazagira undi muntu ushyiraho akatwicira poroje umanike ibipapuro turiho ho hirya no hino hariya hose no mu isantere no kwa bapiga nzenze hahurira abantu urumva ko burabicishije no kuri radio n'amatangazo kuri radio ubwo nyine ushinzwe kubyamamaza ushinzwe kubyamamaza ugashaka na ba bantu bavugira muri mikoro bamwe bavugira muri mikoro bakavuga bati kwa Pasava Ndimbati na mugenzi we Ramazane bazakora ibyo gushimisha abana ukagira iminsi ntago wadukoresha iminsi yose ni wayabona se ntago wayabona ukagira iminsi uhitamo ntabwo wayabona hanyuma rero ubundi poroje gatangira none se mwajya mutwishyura ngahe mva mu masavara tubishyura ariko twize umushinga ari twebwe twakoze umushinga se tubishyura mama sava twebwe se ahubwo ayacu mwajya muyaduha mbere ntabwo twakora mutaratwishyura amafaranga none se twakora mutaratwishyura twayacu mwayaduha mbere umuntu uko bisetinze se ni gutyo kuko twebwe ubwo twakora yacu tuyakenyereye mbere kuko erega wazajya wishyuza urumva wazajya wishyuza ukanacuruza urumva atari ufite ibintu bibiri byinjiza kuki se mwebwe mutavuga muti twebwe turi ba nyiri umushinga sibyo twe twarawuteguye n'ibikino byacu tuzi uko tuzanyura mu bana twigana nabo urumva mugakora icyo kintu cya publicity kikaba kibareba kwiyambika bikaba bibareba sonorization hari ubwo izaba ari ngombwa sonorization turirimbo muzamuririmbira muri mikoro mugashaka izo za mikoro zanyu cyangwa nabaha n'ibyuma mfite hano hanyuma noneho mwebwe mukiyishyuriza pe nyine ngiye twumvikane muti wenda ku munsi twakoze tuzajya dufata ahantu none se ko mukuyeho icyokezo mugakuraho akabari ubwo n'amarogi ntabwo byakunda mwebwe mwajya mumbwira muti tuzakora wenda kuwa gatanu buretse twumvikane muti tuzakora kuwa gatanu haduhe ku 200,000 mwebwe mugakoresha ingufu zose mukiyishyuriza mwabona menshi mukijyanira mwabona make mugahomba oya poroje yaraduhenze ariko urumva icyo gitekerezo atari igitekerezo gikomeye Papa Sava nta kintu kindi twashoramo twashora ibikorwa kandi ibikorwa burya n'amafaranga nta mafaranga igitekerezo ubwenge twakoresheje twicaye turi nyine nimukoresha n'ubwo bwenge mubyaza umusaruro mwumva ufatika nge munyemerera urumva ngenda akora n'ubusanzwe sibyo ngenda akora none muhagaritse icyokezo muhagaritse byeri muhagaritse rogi mutishaka baraderi mutishaka ibyicungo mutishaka ry'ibindi muri make twe turashora niturangiza tunabishyura ariko Papa Sava n'icyuma ngo gitorinze ibigori umva wumve uyu mushinga nagashye ibyo by'amabrusheti n'inzoga ahandi hose birahaba twebwe tuzanye umushinga mwiza ubyibushye umeze neza ariko ureba umushinga ariko uzamara ibiruhuko byose n'ukuntu ari birebire ikindi ibyo biruhuko nawe reba itangazo rizaba ririho yuko abantu bagiye kwigisha abana no kubakinisha ari ababaye abanyuma ubwo nakungukira amangahe ntabwo hazajya haza uwa 42 n'uwa 43 n'uwa 44 ubu ninde mubyeyi ufite umwana ese twabaye abanyuma twabaye abanyuma ntareba abo twarushije se twebwe ngo ya projet ntago yacamo Papa Sava reka kudukubitira mu gafuka nawe
iki duha amafaranga dukora mu gafuka duha amafaranga dukora nayo naba mwe mwatubwiye ngo mwebwe muri ba nyiri ibikorwa twe turabafatanya Bikorwa, mwarangiza ngo nimushore ngo ngo tubishyure mbere ariko ngo bishyure mbere noneho abantu ugiye kwishyurira mbere ni ababaye abanyu okay noneho umushinga ariko murawumva turawumva okay kuki muwumva mukaba mutawutera inkunga ngo muwushyire mu bikorwa nuko nyine ba nyirawo aribo baswa ku ishuri none se ko aribo bagakuruye nimwe mwakazanye abanyeshuri ninde muntu reka uzabona bazaza se gute basanzwe badukunda nibyo nanjye ndi kubabwira mukurikije uko babakunda nimumbwire muti twebwe dukeneye uyu munsi uzajya uduha ahangaha ku 50 cyangwa 100 hanyuma mwebwe mwirwara shora ubwo turajya handi shora na kwa piga nzenze naho tugutwara abakiriya hano ntihazagire n'umukiriya wongera kuhakandagira n'umunsi n'umwe nimujyane okay noneho reka Ramaza tujye ku bandi bashakaga ko tujye na piga nzenze afite akazi cyakoze mwabuze ibisarubeti byiza naho ufite ahantu ho gukorera wenyine erega nawe wariraritse twari tukugiriye neza ngo tukukize ububake hoteli ufite ibisarubeti byiza pe ugiye kubashoramo buriya washora muri bariya abantu ukazunguka koko umuntu abaye wa 41 inyuma ye hari abantu ikigo cyose kiba kibaza abana babaswe ikigo cyose kiba kibaza none ubu abasaza babaswe ntabwo ari abana babaswe abasaza babaswe mbashoremo ngo bagiye gukurura abana nibayame mbere nanjye mbe nyakeneyeho nibabura n'umwe cyangwa na babiri bohoye bagenda si ibyo nimwambare vuba munsokera aho ngaho hari abantu bagiye kwiyakira